bihembo bikomeye cyane bya sinema muri Amerika, nibyo bihari bikomeye cyane. Hanyuma wava muri Amerika ku isi uramutse ushatse ibindi bihembo bikomeye ku isi mu bijyanye na sinema ntabyo wabona usibye Oscar. Ubwo rero bivuze ko Oscar ni ibihembo bikomeye bya sinema ku rwego rw'isi. Kandi umuntu wese wenda wabyitabiriye cyangwa wagira amahirwe yo kuba nominated hari icyo byongera kuri CV yiwe. Igishimishije rero kuruta ibindi babigaragaza ko uri umukozi, babigaragaza ko bya byuya byawe cyangwa ya creativity yawe yaba recognized mu buryo ku isi hose kwa. Nta muntu upfa kugera hari nta muntu upfa nyine hari icyo wakoze kidasanzwe kugira ngo ubashe kuhagera. Noneho ikindi gitangaje cyane ni uko nta n'igihugu gipfa kugera muri biriya bihembo. Buriya ni ibintu biba bikomeye bisaba gukora n'ibindi byinshi kugira ngo umuntu abashe kuba yakibona cyangwa se yakwisanga hariya. Ubu rero amakuru tugiye gusangiza abantu kandi ateye ibyishimo ku ruganda rwa sinema yo mu Rwanda ni uko ubu hashyizweho komite izajya ihitamo filime ziserukira u Rwanda mu bihembo bya Oscar tumaze kuvuga mu kanya gatoya, byegukanwa n'umugabo bigasiba undi, ubitwaye akitwa ikirangirire ku rwego rw'isi cyane. Rero ni amateka akomeye cyane ntekereza ko tugize. Mu kanya twaze tuganira na France niwe uhagarariye igice cya sinema hano mu Rwanda. Nabonye yashyizwe no mu bagomba kujya muri ako kanama gahitamo abagomba guhatana muri Oscar cyangwa bagomba kugira nominees muri Oscar. Tekereza rero nitugira abagira uburyo bahatana tukagira n'abagomba gutsinda, ibyo byose ni intambwe ikomeye. Ariko icyambere kiruta ibindi ni ukubona natwe tugiye kugira ababa nominate cyangwa ababa nominated muri Oscar. Ntako bisa, ntago wabona uko ubinganya. Turaje tubirambure mu kanya gato, sinzi niba kuko dufite iminota itari myinshi twabirambura neza mu isaha tugiye kuza kwinjiramo, akaba ariyo nkuru wenda duhita duheraho turambura byose. Minota 6 gusa ntekereza ko tutaba tumaze kubigarukaho. Tumaze no kumva ikiganiro twagiranye na France. Hari byinshi yasabye. Ni intambwe nziza nyeka ko n'abari muri iki gisate nabo bagiye gushyiramo imbaraga. Noneho bagiye gushyiramo imbaraga creativity, basora utuntu kugira ngo za movie bakina cyangwa amateatre sinzi byose nyine bijye kuri level, kuri standard international, bigume gusa hano mu gihugu mu imbere gusa byambuke. Ngira ngo ibyo biratwibutsa nanone dusubiye inyuma gato igice cy'umuziki. Mu bihe byashize twabonye hari umunyamakuru wagiye muri organisation ya bya bihembo nanone bikomeye mu muziki bya Billboard Music Awards, aho tuvuga tuti aya nandi mahirwe nanone tugize. Ntekereza ko ku rwego rw'isi muri bya bindi bihatanirwa, bya bihembo bihatanirwa, byanga bikunda ndi kubona inzozi z'uko mu myaka itari myinshi tugomba kuzajya tubonamo abanyarwanda kandi mu mpano zose, mu ngeri zose. Ariko bazagaragara bakoze, sibyo? Utakoze ntago bizakunda. Gusa iyi ni just nziza rero, ahasigaye nabo babibyaza umusaruro. Amahirwe tugize iki ni ikintu kiremereye cyane, dukwiye kuyashimira cyane igihugu. France mu kanya mu kiganiro twagiranye abantu baza no kumva mu kanya gato yahoze ashimira cyane inzego zitandukanye z'abayobozi kuva ku muyobozi mukuru, avuga ko aya ni amahirwe abandi bantu bashobora no gushaka igihe kinini cyane barota ariko ntibabashe no kuba bayageraho. Ariko tekereza uyu munota kuba dufite abantu nka France bafite uburyo bagomba guhitamo bagomba kujya muri Oscar guhatana, birenze ukwemera. Ni amahirwe rero abantu badakwiye gupfusha ubusa kandi bakwiye kubyaza umusaruro. Mu kanya gato turaza kumva ibyo France tutangarije. Ni umwe mu bagomba kuba bari muri iyo equipe nabonye irimo abantu batari bakeya, aho tuza no kureba byibura wenda ku bigwi byabo, tukareba hari ikintu cyo kwibaza nanone Tasha, kugira baza kudufasha guhitamo abo bantu tugiye kuba inyuma yabo nk'abahagarariye u Rwanda mu gice cya sinema aho ngaho muri Oscar. Nanone impano dufite ni nyinshi, kuzihitamo bo bazakoresha ubuhe n'ubunararibonye cyangwa se ubuhe buhanga buzaborohereza gutuma bahitamo abo dukwiye kuba
dufite baduhagararira kuko hari ubwo twagira aya mahirwe muri kwa guhitamo nanone bakaza guhitamo badahisemo nanone abanyabo cyangwa se abakwiye ariko ntekereza ko kuba iyi ntambwe ya mbere tuyigezeho yo kuba tugiye kugira abaza kuza kuduhitiramo abagomba kuduhagararira mu gice cya sinema muri Oscar ni intambwe ya mbere ariko n'indi ikomeye ni ukumenya ngo abo bagiye kuduhagararira mu gufata abantu cyangwa mu guhitamo abantu bafite ubunararibonye buhe muri sinema ku buryo ibyo bazahitamo bizaba bizima kandi tugakuramo n'ibishobora kuduhagararira neza ku buryo twabonamo n'ugomba gutwara igihembo cya Oscar urumva ko nacyo ni ikindi kintu ariko mpamya neza ko bigomba kugenda neza icyambere tukwiye kwishimira ni iyi ntambwe ubwo tumaze kwigeraho ubwo n'ibindi nabyo turaza kuza kubiganiraho uko tubiganiraho ni nako by'umwihariko abadukurikiye abari muri icyo gice banahagarariwe na France twanagiranye ikiganiro kubera ko nawe twabimubajijeho ntekereza ko nabo mu kujya gushakisha babandi bazaduhagararira muri za mpano dufite duhereye ku bakinnyi dufite ahangaha nabo bazagerageza gufungura amaso neza no kwitegereza bakareba kuko Oscar ntabwo ari ikintu kinini sinzi ko wafata umuntu ngo uyu n'uyu ugiye gupfa kumujyana muri Oscar tuzi twara ibihangange bikomeye irimo bya bihangange bikomeye iberamo twadushya dukomeye kandi turifuza ko abo baduhagararira neza kubera iki bitashoboka se ko n'igihembo bakiza nibi nabyo ntawe uzi ko bizaba birabaye urumva n'ibindi ndabyo bizaba yego ariko ntago bizaba abantu bicaye gusa uri mu buriri uri kubitekereza no bigomba nyine ibya bikorwa byanyu nibyo bizatuma mugera n'ahandi mwatambutse ubu ngubu yego biradusaba rero imbaraga nyinshi icyambere ni iyi ntambwe rero bwigezweho ntekereza ko ari ibyishimo bikomeye kanya gatoya nitumara kumva isaha n'umunota w'ubwenge nibwo tuza kumva ikiganiro twagiranye na France nuhagarariye abari muri iki gice cya sinema hano mu Rwanda hanyuma ubwo araza no kugira n'impamvu atanga kuba gomba kugira amahirwe yo kuvamo abagomba kuduhagararira kuko barahari nabo rero ubwo twizere ko umukoro tuza kuza kubaha nkuko twaze tubivuga mu kanya gato tasha mu kuduhitiramo bahitemo abo babona babikwiye kugira ngo rya shema ry'u Rwanda koko rize kuza kugira uburyo rihagarara neza hariya muri biriya bihembo bitoroshye ku rwego rw'isi isaha ya saa 10 tubanze tuyumve hanyuma mu kanya tugaruke duhita turambura ibyo dusigaje. Iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye ni kuri 89.7 FM ni saa 10 kuri BNB Kigali 89.7 FM. Umunota w'ubwenge La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi Menya unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi. Civis pacem parabellum. Iyi ni imvugo y'ikilatini yakoreshejwe kera ivuga ko ushaka amahoro agomba gutegura intambara. Ibi byagiye bigarukwaho kenshi mu kwibaza niba koko intambara ari itanga amahoro cyangwa se hari amahoro ashobora kubaho hatabaye intambara. Uzakunda kumva abantu benshi bavuga ko nta keza k'intambara ariko kandi ni kenshi nabwo uzumva ibihugu byose bihora byiteguye intambara. Abanyamateka bavuga ko iyi mvugo yavanywe mu gitabo cya gatatu cy'umwanditsi w'umuroma witwa Publius Flavius Renatus. Icyo gitabo yacyise De Re Militari. Umufilozofe Plato wabayeho mbere ya Publius Flavius Renatus we yigeze kwandika igitabo yise Nomoyi. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni amategeko. Iki cyagarukaga kuri iyi ngingo yo gutegura intambara ugamije kwirinda no kwishakira amahoro. Publius Flavius Renatus yabayeho mu mpera z'ikinyejana cya 4 gishyira icya 5 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Imvugo ya Civis pacem parabellum cyangwa se kushaka amahoro agomba gutegura intambara yamamaye cyane mu bahanga no mu banyapolitike ku isi yose. Izindi mvugo zagiye zishamikiraho hariyo nk'iyo bavugaga ngo Civis bellum para pacem. Ni nko kuvuga ngo niba utegura intambara umvisha abandi ko nta kibazo bagomba kukugiraho.
umwe mu banyapolitike wabayeho mu mateka ufatwa nk'uwakurikije iyi mvugo ni umwami w'abami Napoleon Bonaparte. Umunyamateka Bourrienne yumvaga ko iyo Bonaparte aza kuba intiti y'Umuroma yari bwumvikanishe ko umutegetsi utegura intambara ku kindi gihugu agomba kucyumvisha ko gifite amahoro, ibyo mu kilatini bita civis bellum para pacem. Uko byumvikana mu yandi magambo, iyo wumvise ko ufite amahoro biha umwanzi wawe kwitegura intambara yo kugusenya. Ibi nibyo Napoleon Bonaparte yasize nk'umurage w'abarwanyi ba kabuhariwe ku isi yose. Uyu ni umunota w'ubwenge. Civis pacem para pactum. Niwigwizaho intwaro nyinshi bazagutinya maze ugire amahoro. Adolf Hitler niwe watumye ibihugu byose by'ibihangange byumva ko gutunga ibitwaro bikomeye bizatuma abanzi bagutinya maze ukagira amahoro. Kuva yajya ku butegetsi, Adolf Hitler yaraniye kwereka ibihugu by'Uburayi ndetse no hanze yabwo ko Ubudage ari igihugu gifite intwaro zikomeye, bityo kuza ubwenge agomba kukigendera kure. Uretse kwigwizaho intwaro, ibihugu byifuza kwirindira umutekano muri buriya buryo birihuza bigakora urukuta rw'ubwirinzi, bityo ntihagire ubatinyuka. Ku rundi ruhande, ibi bivuze ko igihugu kigomba kwemera ko ibyo bihuriye mu muryango umwe nta kibazo byagiteza. Civis pacem fac bellum. Niba ushaka amahoro, hashya cyangwa se urwanya abanzi. Umwanditsi w'Umudage ufite inkomoko y'Abayahudi witwaga Richard Grelling yahuje n'ibyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga Woodrow Wilson yabwiye inteko ishinga amategeko hari ku itariki ya 2 Mata mu mwaka wa 1917. Yaragize ati: iyo ubundi buryo bwose bwo kubohoza isi bwanze, icyo gihe ingufu za gisirikare ziba ngombwa. Civis pacem fac bellum. Uretse ibyo, hari ikindi gitekerezo kivuga ko ushaka amahoro amenya umwanzi we akamwihorera kuko aba amuzi akamurusha ubwenge. Mbere y'ibi, umuhanga w'Umufaransa Barthélemy Prosper Enfante yandikiye General Saint-Cyril Nige amusaba kwiga abanzi b'Ubufaransa akabihorera kubera ko aba bacungira hafi. Muri rusange, abantu ku isi bemera ko ushaka amahoro ko kategura intambara. Ni nayo mpamvu ibihugu byose bihora bikomeza ingabo zabyo binashaka kongera intwaro, ndetse ingengo y'imari nini igashyirwa mu kurinda ubusigire bw'igihugu. Ibi ni ugutegura intambara. Ni ibihugu bike ku isi bidahora byiteguye intambara nubwo byinshi bifite amahoro. Kwirinda, gukomera mu bya gisirikare kw'ibihugu no kugerageza kubana neza ku bihugu nibyo bitanga agahenge. Bitabaye ibyo, isi yahora mu ntambara z'urudaca. Abandi bantu ariko barimo n'icyamamare nyakwigendera John Lennon bageragezaga kureba kure bakavuga ko nta mpamvu y'intambara, ndetse bagasaba abantu bose gutekereza isi nk'igihugu kimwe, ko nta kintu cyo kwica cyangwa se gupfira, nta dini, nta kwigwizaho, abantu bagasangira byose, isi ko yakuzura amahoro. Gusa ngo izo ni inzozi za buri umwe. Benjamin Franklin, umwe mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wabayeho hagati y'umwaka w'1706 n'umwaka w'1790, niwe wagize ati: nta ntambara nziza ibaho, nta n'amahoro mabi abaho. Uyu ni umunota w'ubwenge. Nitwa Lucien Ruzagiriza. Ubu urasobanukiwe. Guma kuri BNB Kigali 49.7 umenye byinshi kurushaho. Ibi wari ubizi se? Burya umunsi usozwa n'ibyishimo, kandi muri Elite Paradise niho biba. Niba ushaka ahantu heza wasohokera, yaba wowe ku giti cyawe, inshuti zawe ndetse n'umuryango wawe, mushimiye Elite Paradise Kimironko. Tugufitiye ibyo kunywa by'ubwoko bwose ndetse n'ibyo kurya biri mu moko arenga 216. Umwihariko wacu ni uko tugufite Elite Meat na Elite Chicken Rice utasanga ahandi kandi biryoshye. Duherereye Kimironko, umanukiye ku muhanda w'ahahoze gereza munsi y'akagari ka Bibare kuri KG 35. Ku bindi bisobanuro cyangwa se ushaka kusanga twaguteguriye, wahamagara 0788 55 78 79. Elite Paradise ni muri paradizo koko.
ariko se noneho uyu mwana akakomeje kuntesha umutwe ndabigirana ubu se koko warekeye ukurira akabebe. ariko madamu nta na rimwe hano tuzigera tubona agahenge buri munsi namarira buri munsi ni nabigirane se ko nanjye atari ngewe ntubona ko na kabebe yanababutse wasanga ari byo biri kumureza. ariko kuko wasanga ari byo mukuremo pampa yambaye maze umwambike iyi pampa ya baby step maze turebe ko umwana ataza gutuza. ureba se ahubwo yawe gise kinaseka disi agomba kwishima byo rwose sibyo nakubwiraga se umwana wambaye pampa ya baby step umubwirwa no kugubwa neza bikajyana no kwishima. ibindi bisobanuro wahamagare kuri 0788571555 wanasura n'imbuga nkoranyambaga za baby steps. nta makuru ufite kanguhe muri shyushye uzi ko nawe n'abakunzi ba B&B Kigali FM badukurikira kuri YouTube yacu. kagira inkuru rero si ibyo gusa ahubwo barifuza kuba abanyamuryango bacu. uzi ko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abadusabye kwinjira muri uyu muryango utagira uheza n'umwe di tumaze kumva ubusabe bwabo ntitwicaye ubusa twabatekerejeho tubashyira mu byiciro bitandukanye. dufite ibyiciro 4 hari nyanshuti hari akadasohoka hari umunywanyi n'igihango. ubwo rero byaterwa n'amahitamo ya buri muntu. hanyuma se barasabwa iki? nta kindi uretse kujya kuri YouTube yacu ukajya handitse join hanyuma ukinjira mu cyiciro kikubereye. Hear me out. Here's where it gets crazy. With your name on a Coke, your squad, your fans, even your former friend who still watches your stories can share a Coke in your name. Imagine your frenemies sipping a Coke with your name on it. Iconic. Share a Coke is back. Names aren't just names anymore, they're goated. So, what's your name again? Say it with your chest. Tag your squad, tag your day ones, and then ask them, who will you share a Coke with? nyuma yo kuba ubukombe mu gutanga interineti ya 4G mu Rwanda noneho Mango 4G yakuzaniye interineti yo mu rugo Mango Air Fiber ku giciro cyo hasi cyane Mbps 20 ku bihumbi 24,900 na Mbps 50 ku bihumbi 39,900 gusa. akarusho kandi router ndetse na installation n'ubuntu. ganito karya Mango 4G likwegereye cyangwa uhamagara umurongo wacu utishyurwa 2550 tuyikugezaho aka kanya. Mango 4G, truly 4G network. gutekera heza ntibikiri inzozi uko amashyiga avuguruye ni igisubizo kuri benshi. gutekera ku mashyiga avuguruye bifasha mu kunoza isuku, bikurinda indwara ziterwa n'imyotsi, akoresha ibicanwa bike n'ibindi byinshi byiza. hitamo amashyiga avuguruye uhindura ubuzima bwawe n'abawe. teka neza wizigamira urengera ubuzima n'ibidukikije. ubu butumwa murabugezwaho na GIZ ku bufatanye na SNV ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Yes, tugiye kusa nk'abihuta kugira ngo tuze kuva mu makuru tuze no gufata akanya ko kumva umuziki kandi wa live mu kanya gatoya. ariko twari tugiye mu karuko kagufi tubabwira ko tuza kugaruka nanone kuri aba bavandimwe bagera kuri 15 umuntu yavuga ko ari bo bazahitamo za filime zigomba kuzahatana muri Oscar. aba rero tubwira cyo mwaganire na yego aba rero bahagarariwe n'uwitwa France ngira ngo niwe ubari imbere. nawe tugiye kubanza kumva ariko twibutsa n'abantu ko Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ari bo bahisemo ko tubona aba 15 kunku turi babona cyangwa se tubabona akakanya kuko nibo bazakora akakazi ko guhitamo izo filime zigomba kuzajya guhatana muri Oscar ku nshuro 98. reka rero twumve gato France niwe muyobozi uhagarariye abandi, hanyuma nyuma yaho turaza kurebera kuri buri wese turebe n'icyo tugomba kubitegaho, ariko tuzi neza ko babahisemo nanone bashingiye ku bushobozi. Turaza rero kubirebaho gatoya tunajya ku muziki wa live. Yitwa France. Namakuru mashya kandi meza mu ruganda rwa sinema, kandi twifuza ko byaba n'amahirwe ku buryo twagira n'abaduhagarariye, birashoboka ko byakunda. Reka twiyambaze uhagarariye turabyita igice cya sinema hano mu Rwanda, nawe tuganire nawe kuri iyi ngingo. Mwiriwe neza?
mwiriwe neza. turakomeye turashima imana namwe nuko Turashima imana nta kabisa. ntako bisa kuganira namwe ariko wenda reka tunabasabe hari abashobora kuba ikiganiro bagitangiriye hagati munabibwira batwumva kugira ngo dutangirane babamenye. Murakoze, nitwa Marie France Niragire, ndi umuyobozi w'inama y'igihugu y'abahanzi. Yego, ni igisobanuro gikomeye twavuze ko ari iby'amahirwe. Igice cya sinema mwasobanura gute aya mahirwe abonetse kuri iyi nshuro? Ni amahirwe navuga akomeye ku rwego rw'isi, kuko ntabwo ari buri gihugu cyose cyemerewe kuba cyaba memba wo gutanga filime muri Oscar. Ni umugisha ku Rwanda, ni na visibility nk'igihugu cyacu mu ruhando rwa sinema muri creative industry, kandi bigatanga n'amahirwe ku banyarwanda bakora filime ziri ku rwego rwiza kuba zahatanira igikombe ku rwego rw'isi nk'uko abandi babigenza, abo dusanzwe tureferaho nk'aba Hollywood. Kuba rero u Rwanda narwo ashobora kuvamo filmmaker w'umunyarwanda, filime yo mu Rwanda yakorewe mu Rwanda iri mu kinyarwanda ifite sous-titre y'icyongereza, ikaba ishobora kujya kuri red carpet ya Oscar, ikaba ishobora no gutwara icyo gikombe. Ni iby'agaciro kanini cyane kuri twebwe nk'abafilmmakers muri rusange. Bitumye mbere yuko wenda nza kujya kuri ayo mahirwe neza cyane nyirizina ku bantu bari muri sinema, reka duhere ku Rwanda muri rusange. Ni amahirwe ku banyarwanda gute? Ni amahirwe ku banyarwanda kuko iyo ukora igihangano ntabwo ugikora ushaka ko kigarukira hano hafi. Wifuza icya mbere kuba recognized, kabiri kuba cya gihangano cyawe gishobora kugera ku isi yose, kuko filime ntabwo ari message isigara hano gusa, ahubwo iyo igeze hanze uhabwa agaciro. Kuba wageze muri Oscar ni ukuvuga ngo ushobora no kugera mu zindi festivale zose ziri munsi yazo ku rwego rw'isi. Kuba rero ayo mahirwe tuyabonye numva ari isoko ryiza, kubera ko ntihazabura abaproducer bazamenya urwo Rwanda n'ibyiza byarwo bakaza guproducinga mu Rwanda. Icyo gihe ni twebwe tuzabyungukiramo. Ntihazabura abazifuza gufatanya natwe cyangwa se abazaza gukorera filime mu Rwanda bakahasiga ubwo bushobozi, tukanaba twagira uruhare muri izo filime zabo, bifuza ko izo filime zakorewe mu Rwanda zigera ku rwego mpuzamahanga. Uri rero no mu bagize itsinda rigari rigomba kuzahitamo izo filime zigomba guhagararira izindi hano mu Rwanda. Ni ikipe utekereza ko yahiswemo cyangwa batoranije bibanda cyane kuki? Nk'uko mwabisomye, minisiteri yavuze ko ariyo yarigizemo uruhare, kandi hakaba harabayeho byarakozwe mu ibanga, ndetse hakabaho na voting ari ku rwego wenda rwa minisiteri ndetse no ku rwego rwa ampasi iriya ifatanyije na Oscar. Numva icyo baba barakurikije ntabwo nzi ngo ni ikihe, bareke ko byakozwe mu ibanga, ntabwo tuzi ngo byagenze gute. Ariko buriya nabo barebye abantu babona bakurikije details z'aba judges bifuzwa ku rwego mpuzamahanga, bagiye bahagarariye buri gihugu cyabo. Aha rero birereka iki abari mu gice cya sinema kuri uyu munota unahagarariye? Icyo bitwereka ni ugukora, noneho tuvuga ngo inzira zirafunguye, noneho dukora neza kandi dufite inzira byibuze tuza gucishamo ibihangano byacu, kuko ntabwo birangirira hariya gusa. Filime zigeze kuri uriya rwego haba hari n'izindi sono zishamikiyeho dushobora kuzageramo amahirwe. Sinzi wenda niba twabarekura, mbere y'uko tubarekura niba hari nta kindi kintu mwumva mwasangiza abanyarwanda. Icyo numva nasangiza abafilmeka bagenzi banjye ni uko noneho twatangira gukora kandi tugafata aya mahirwe igihugu kiduhaye tukayakoresha neza, kandi akazatugirira umumaro, twubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane, murakoze cyane. Murakoze nawe.
arakoze cyane atanze ubutumwa kandi bwiza yitwa Marie France Niragire uyu nguyu ni perezida w'inama y'igihugu y'abahanzi mu Rwanda cyangwa se Rwanda Art Council kandi nanone akaba ari nawe uyoboye komite y'u Rwanda ishinzwe guhitamo filime zerekanwa cyangwa zizaserukira igihugu mu bihembo bya Oscar ari nabyo twahoze tuganiraho kuva mu minota yashize ni inzobere cyane mu guhanga ibitekerezo mu itangazamakuru n'umuco akaba afite uburambe mu gukora no kuyobora filime ikindi ni uko ni n'umwanditsi mwiza cyane buriya mu bijyanye na sinema akaba azwi cyane kandi nk'umukinnyi mwiza wa filime umuyobozi ndetse n'ukora filime cyangwa se uwo bita umuproducer akaba n'umushoramari usanzwe akunda cyane imyidagaduro ngira ngo abenshi barabizi ko hari n'igitangazamakuru nawe agira cye undi muri 15 ugomba kuba uzagaragara mu bagomba guhitamo izi filime yitwa Hope Zeda uyu nashimye cyane ko tumubona cyane mu bintu bijyanye na sinema rwose nibyo ku buryo ntekereza ko ari mu bintu bye guhitamo ntabwo bizamugora kandi anitabira n'amaserukiramuco akomeye tuzikanategura festival ikomeye hano mu Rwanda ngira ngo rero azwi cyane mu bijyanye n'amakinamico n'umuyobozi wayo ndetse afite n'umushinga naringiye gukomoza mu kanya gatoya witwa Mashirika abantu barabizi ko rwose nayiri mu bintu bifite uko bijyanye n'ubugeni kandi mu buryo bwiza nekereza ko binazamura impano z'abantu batandukanye akaba nafite iyo festival ikunda kwitabirwa cyane akaba akunda nawe kwitabira izo festival numwe kandi mu banyamuryango ba African Leadership Initiative kandi yanahawe n'igihembo kirenze kimwe ngiye nibuka nk'icya Global Awards nacyo kiri mu bihembo nibuka yahawe ni byinshi undi ni uwitwa Bilara ni umunyabugeni akaba afite nanone ubuhanga mu kugaragaza cyane ubuzima bwa muntu n'umuco mu buryo bwimbitse afite filime nawe narazwi mu bijyanye na filime hari filime ye ngufi yitwa Imuhira yerekanwe mu irushanwa muri Locarno Film Festival muri 2021 nawe twavuga ko ari muri iki gice kandi mu buryo bugaragara ntabwo ibyo twabirondora ni byinshi undi yitwa Kantarama nawe ni umunyarwandakazi ukora filime wakinnye akanayobora zitari nkeya wanyuze kandi no mu mahugurwa y'ibigo bikomeye cyane nka La Fabrique du Sinema n'ibindi byinshi ku buryo nawe bigaragara ko afite uburambe cyangwa se afite ubumenyi ashobora kuba afite mu bijyanye na sinema hanyuma undi yitwa Kennedy Mazimpaka ni papa wa Arthur abenshi muramuzi n'umuhanzi n'umuntu ufite imyaka rwose itari y'abana mukuru umusaza ubisaziyemo imyaka irenga 50 afite beri bigwi n'amateka birebire cyane mu bijyanye na sinema ndibuka ko nejo bundi Clapton ajya kuvuga ku bijyanye na sinema ye yabanje kumuhamagara ngo banza arebeho gatoya musogongeze mbona ashimye cyane igitekerezo cye numwe mu bantu bazwi muri uruganda rwa sinema hari uwitwa Mbabazi nawe nabonye bamugarukaho cyane nk'umuntu uzwi muri uruganda undi yitwa Wilson Misigaro cyangwa atumwite Wilson uyu nguyu nabonye abenshi muramuzi abaje zitwa zacu abazi ukuntu hari amakampani akomeye cyane kuva kera yagiye ashaka uburyo akomeza guteza imbere igice cya sinema Neri nitumuvuga rwose mwumve ko wari umwe mu bantu nawe abantu bafitiye icyizere ku buryo bizagenda neza hari undi witwa Elodie nawe numwe mu bantu bazwi cyane muri RDB cyane cyane abantu bamumenye kuri gahunda ya Visit Rwanda kugeza n'ubu ngubu benshi muramuzi akaba akunda cyane n'ibijyanye n'umuco akaba akunda kugaragara nk'umuntu uharanira ko rwose n'ibijyanye n'imyidagaduro byakomeza kugira intambwe bitera undi nabonye yitwa Nibagirwe nawe ni umushoramari akaba umushoramari mu buhanzi akaba umwanditsi akaba umuyobozi w'ibikorwa by'ubuhanzi akaba afite nanone n'uburambe burengeje imyaka nk'icumi mu myidagaduro ariko cyane mu gice cya sinema ahangaha mu Rwanda hari uwitwa Ruzindana uyu nguyu ni inzobere mu bijyanye n'itumanaho no mu micungire
y'umurage n'umuco, akaba afite nanone burambe burengeje imyaka 15 mu itangazamakuru no mu guteza imbere inganda ndangamuco, ku buryo ibishingiye ku muco byose byanga bikunda bifiteho amakuru. Hanyuma hari n'uwitwa Kivu Ruhorahoza, uyanditse ibitabo, yanditse ibitabo byinshi cyane. Hanyuma ikindi nuko yanatsindiye ibihembo bitandukanye birimo n'ibyo umuntu yakwita ko ari mpuzamahanga, ku buryo ibigwi bye nawe ari birebire muri iki gice cya sinema. Undi yitwa Eugene, nawe ni inzobere mu gufata amajwi cyangwa se ibyo bita sound mu ruganda rwa filime ndetse na televiziyo, akaba afite nanone n'uburambe burengeje imyaka 20. Ni ukuvuga tuvuye kuri uwo twajya kuwitwa Trésor Senga, uyu nawe ni umuproducer unafite rwose imishinga ikomeye, akaba akunda no gufatanya na Hope kuri wa mushinga twavuze wa Mashariki. Urumva ko nawe ari mu bafite ubwo bumenyi. Hakaza witwa Chance Tubane, uyu nawe afite impamyabumenyi mpuzamahanga mu itumanaho n'imibanire n'abaturage, yakuye muri kaminuza gatolika ya Louvain. N'umurwanashyaka uharanira guteza imbere uburinganire, gufasha urubyiruko no kurengera uburenganzira bwa muntu. Hanyuma undi yitwa Annette Uwela Wizeye, ni producer wa filime, umwanditsi, akaba nanone nawe azwi cyane muri uruganda kuko imyaka nka 15 rurimo n'imyaka itari mike. Abo rero bose nibo bagomba kuzagira uruhare mu guhitamo filime tugomba kubona zizahagararira u Rwanda muri Oscar. Ni ukuvuga ngo abakinnyi bagomba kugira izigomba guhagararira izindi muri Oscar, abo ngabo nibo bazadufasha kubahitamo. Bafite rero ubunararibonye, iyo myaka yose n'ibigwi bafite, ntekereza ko bizabaherekeza. Ubwo igisigaye ni ukubagirira icyizere, hanyuma ibindi bikagenda neza. Reka rero tudatinze dusoreza aha iby'iyi nkuru, hanyuma tujyane mu muziki. Yitwa Acoustic Man, ni umwe mu bantu tuzi kandi twemera ko bakora live music neza mu buryo bwiza cyane. Akaba ari